itsimba mwana itsimba tatubana namonye arahiri munzomengere n'umutimbwe mwana mbwa nituri nawe yifata ishusho bitwaye iki twagiye dogi nagusuye nje kukwimura naje asubwo kucyusha utambwiye wana meze bitari kubundi ko karagiye disi yawe ndi kugenda nyine ibintu bimwe mbijyanye mu cyaro ejo nzurira indege ko kuragiye ndagiye urumva nanjye ntabwo mvuye mu Rwanda gusa ngiye kuri gahunda urumva nanjye ntabwo mvuye mu Rwanda gusa ngiye kuri gahunda ngiye kuri gahunda ikintu kinjyanye nyine ubu sinabikubwiye ngiye kureba nyine ibihugu byo hanze ukuntu bimeze ni muri Canada ariko mu gihe cyo kugaruka n'ubundi nibivuze yuko imikorere yanjye ihagaze n'ubundi nzakomeza nkore rero urumva ndya neza ndya ibiryo bihiye menyana n'abana batwika gusa mbere cyane nabyo ushaka reka mbabarira siya mbabarira ku bantu twakoranye harimo ababosi ngaya cyane bavuze ko imikoro zacu n'abandi bose ndanabatuka nyine urabona nimba ngiye nk'abandi Kigali nkodesha ntago nafata inzu ngo nyisigemo ibintu ngende ntazi ngo nzagaruka ryari kuko igihe gitoya ni nk'ukwezi cyangwa amezi 2 rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro mvuga ati ibintu byanjye byose reka mbijyane mu rugo ninzagaruka nzabone guhita njya kubizana mbigarura i Kigali ariya ni amafaranga niba bajya kanu hari ngo yuko waba ugiye hanze gukina porono hari n'akavidewo kasohotse Jayskizi niwe wa kuri Comedy niwe wa kuri Comedy niwe wayise stati aranje nyine urabizi hari igihe nyine ndimo ngiye gukora ubukwe ariko biteba ngo batereka dutegerezeho gatoya tubanze tujye hanze ko abantu bari hanze tugomba gutumira sibyo akenshi nabyo nyine umuntu aba nagiyemo none harangije aploading ati dore wa mukobwa ufite ubukwe gutya na gutya ati wa mustar wanyu biki nibiki nibwo ngewe ntago phone yari iriho nibwo mu gitondo nasanze ama video yakuri abantu baranyoherereza ibihe byiza kuri dukurikiranye neza ko umeze neza aho uri hose ni Kigali 500 of course nitwa Isaac manager umwe waje kusenya inkuta zanze gusenyuka turi ahangaha nkuko mwana tuhagaze dufite amakuru akitugeraho nonanga break news yuko wa mukobwa mwakunze cyane mwigeze kubona mu biganiro byacu byetandukanye bamuterera ivi kagiye gufata rutomi ikirere akigira hanze nkuko mwagiye mubibona tuje muri ya gahunda yo kuba twamuvumbura cyo twisenyera inkuta we ntago abizi neza turagira ngo tumenye agiye hehe agiye gukora iki byagenze bite kuko muramuzi ko ari n'umukinnyi w'amafilimi agiye atandukanye nkuko murimo murabibona n'ibintu byara ku ruhande biri ku muhanda ariko aho aba niho tugiye gukomeza turebe ko bimeze ese koko agiye kugenda cyangwa n'amakuru ariko tubane ibintu byo ku muhanda reka dufate umwanya tunyaruke tugende turebe bamwita Koko the Jam muramuzi muri filimi ni umwactrice mwiza nkuko mubona kuri kamera nyine zanyu yaba ufite machine yaba urimo kutureba kuri flat yawe wiguriye mu nzu ibintu byadera ngibyo biri ku muhanda of course twebwe icyo dukora ni gusenya inkuta twirukanga cyane kugira ngo tugende turebe uko byifashe n'urugendo rujya kudusaba nk'iminota turacyakomera twebwe ikintu cyane cyo gukora no gusenya inkuta ariko nanone hari amakuru tubafitiye y'umukobwa wacu mwiza cyane mwabonye agwa gituma umutipe yakundaga bigacika nawe ufite amakuru niyo mpamvu ujya muri kino kiganiro ufite amakuru ataranshimishije ndetse n'abakunzi ba Kigali 500 ndetse n'umutako TV njye ndiruka cyane kuko sanze ibintu byose yamaze mu nzu ntago byanyorohera nzi ko buri kimwe cyose ajya gikora igikora dushaka no guserera ariko mbega hano yaratuye na makuru tinya kamera aramutse abonye kamera Dani yaramutse abonye kamera byageze neza kuri kamera kumwe na Dani ndetse nitwa Isaac manager itsimba mwana itsimba tatubana namonye arahiri
munzumengere n'umutimbwe mwana mwe niturye nawe yifata ishusho bitwaye iki twagiye dogi bitwaye iki ntago tuyatugira ubwoba shaka ku nkuta ni inkuta ku nkuta zanze gusenyuka amakuru mfite nuko abasitari babiri bakundanye ntago bijya bigenda neza cyane ntukureho mwana ntukureho witsimbe werekane n'ahantu bitameze neza witsimbe bro witsimbe unzi bacu turiyo tu live turiyo njya kukwimura wagiye ubabarira ese ubwo kuki uje utambwiye wana meze bitari ku bundi ako mumbaye turimo turimuka ibintu bigiye kwipakira byose ubifate murafata aho yashamo twahera ku muhanda tubifata mpaka tugeze na hano si yaninde ukuneje koko deja wari nabonye ikintu sitati zawe mu gitondo ushimira abantu bagiye batandukanye nanjye wanshimiye mpita mvuga ese iyi ndu urimo uravugira ubusa umva wambaroka agatebe mbaruma agatebe nicare wumva wambaroka buhagaritse kamera ndakwinginze sia wambabare isuku ko karagiye dish yawe ndi kugenda nyine ibintu bimwe mbijyanye mu cyaro ejo nzurira inde ko kuragiye ndagiye ikintu cya mbere ni amakuru sia mana we mwerewe neza yego uramunyara kamufashiramu koko uramuzi ndamuzi mufana iki ni inshuti yanjye nanjye ni inshuti yanjye ngarigendeye nanjye byambabaje nguki zose ni manyarwanda kibuze umuntu ebana turahombye kabisa bebe ntako mwana oya ntuhagarike ikizi ni umusitari urabizi turakora akazi agiye hanze agiye hanze nanjye yabimbwiye ndatungurwa gafite icyuki ariko cyatari kiri hanze cyamumennyemo amafaranga nanjye niko ndi kubyumva turagushimiye urakoze cyane wahagaritse akamasha tugategura ahantu twicara ntabwo tugategura inkuta zose kuva kuzisenya ngwino twicara hano umpa amakuru koko uragiye koko uragiye kameramani dani nimbona ari sawa umbwiye niba atari sawa twikomereze twigendere hariya hakurya yamwe bamugenda hariya koko aragiye ujya wakina amafilimi ndabizi we hadashya vuba cyane si abasi reka nkakora utuntu ko barundebera akajagari unsanganye n'iki zara ngufashe igikapu koko iki gikapu kirimo amadolari wakira aho ya mafaranga urayamuna munsi cyangwa kigufasha umusitari wacu sha nabyo ubusitari wawe koko deja musha asubu kameramani yabatuje gato we umuntu akari ubusundo nase ubugiye kumbaza ibiki mfite amakuru koko Francis ndagusize nyine tu twataje kumena bwa mbere rukuta rwa mbere wamujya amaguterera ivi hahita hahise hashya tu ubungubu ndagiye ndi kukoza ibintu byinshi ariko byose ntabwo nabisoza kuko wenda Imana nimfasha ukazagaruka mu Rwanda nzagaruka nta gihe kinini nzamarayo nzayanza mbasure kuko nyine ibintu binjyanye ntabwo ari ibintu byatuma mba bize buri gihe hari igihe kizakigera nyine nkagaruka mbwira n'abakunzi ba Kigali Ufite nibidukundira tuhita tujya ni Kanombe tuguherekeza indege kujyanye byaba byiza kurusha ariko wanshimiye ushimira n'abajya kuki wajya ushimira abasitari bagiye batandukanye basa mwakinanye n'ubashimira oya urabona ari ukuntu ukinana n'abantu kuko iyo turi mu kazi tuba turi muri business hari abantu mukorana ukabona kenshi bakugirira ishyari nibifuze yuko wazamuka hari abandi mukenana ukabona afite imyitwarire idahuje nuko ibitekerezo bya bimeze rero iyo mbona witwara ukundi tudahuje ntabwo ubuse nagushimira nkubwira ngo iki nkugaya muri rusange kuko nawe mubongaye ari ukuntu mba narakubwiye wenyine ukimenya ukamenya ati muboyagaye nanjye ndimo mu cyamake dutanga ikiganiro nitwa ceke cisi akamanajya ni Kigali 500 umwe bari gusenya utazajya gusenyuka umwe
wangwa na benshi agakundwa na benshi. Koko The Jam ni umukinnyi mwiza wa filimi, ni navuga actrice mwiza wa filimi, ariko tukimenya inkuru tutatugerayo agakanya. Yari mu buzima bwiza, kinakunzwe n'abantu nubwo butari bwiza cyane, ariko dushimira Imana byenze neza. Tugaye ikaze kuri Kigali 250. Murakoze cyane kunyakira abafana banjye, aba mu muziki, mu video y'indirimbo, muri filime, ndabasuje cyane ndi no kubasezera, ariko ntago ari Burundi nzanagaruka. Ubusa ndafatiye. Ishakemo yafoto yo kuna gufata. Nubwo wambaye ipantaro ariko icyo riti yifata. Ni foto. Ni yayindi. Birahagije. Koko uretse filime nyarwanda kuyikina uragiye. Icyo turebaho no kugiye abafite amateka barayazi kuko uri cyamamare. Hari n'ikindi kintu uza kukubaza gusa sheri wawe tureba ntaze kukibaza kuko burya abantu barasa. Nabyo nabikubaza wamaje kubimenya. No bivugire ko wamaje kubimenya. Ndumva ndi kubikeka. Muri kakazwe. Ai nuka nguko nani ngukomeye. Bana we mbabarira. Yaje bite kuvuga ngo uretse filime nyarwanda uteze rutemikere rugiye hanze. Okay, nago mvuze ngo ngo filime nyarwanda ndazihagaritse kuko impamvu nyine ni nkuko wavuga uti ngiye kubanza kujya hanze no guhera mu Rwanda gusa ngere hanze ndebe uko bimeze kuko nakinnye filime nakuriye amafaranga afatika amafaranga nakoreye ari amafaranga navuga ngo ngiye kurira mu Rwanda gusa nyine no kujya hanze nkareba n'ibyo hanze ukuntu bimeze byaba ngombwa ugahindura n'ubuzima erega birashoboka ko n'imishinga yawe wanayikorera hanze ni nko gusura ikindi gihugu mbese muri make nuko nguko kambere mu mateka icyamamare cyo kuri 250 kiratwitse kiragiye ndatwitse ndagiye muraguhamagaye ko babatihanga cyangwa itone mbona n'umuntu w'ingenzi oya reka mwihorere ni umuvandimwe nyine ni babandi bari harahirya nyine buri bashaka kugenda hari umuntu wabonye ikiganiro twakuranye mbere bwa mbere etakarama niwe ugiye kureba. Okay, uriya muntu nyine uretse ko nyine abantu nyine utareka kubareba nk'inshuti gusa nyine nk'umuntu bari umufana wawe kumva ngo bari mu bihugu byo hanze arigiye muvugana ukajya kumureba urumva nanjye ntabwo mvuye mu Rwanda gusa ngiye kuri gahunda ngiye kuri gahunda ikintu kinjyanye nyine si ubu sinabikubwiye ngiye kureba nyine ibihugu byo hanze ukuntu bimeze ni muri Canada. Tubasuzane muri Canada no mu bihugu bigiye bitandukanye mwese turabakunda cyane ngo ndagenda cyangwa nuri bipangu ndi gukina umva nzahagenda kuko bazavuga ati noneho uyu waturutse nzahakata koko mwava ngo ni karashika ibereka byose ni hanze niko bimeze abantu bari muri Amerika abantu bari za Dubai abantu bari mu mujyi wa Johannesburg abantu bari mu mujyi wa Manchester mu mujyi wa Liverpool bose turabasuhuje Kigali 500 kure mwubaye bubahwe kabisa uwo muntu simbwira ni umushire wawe ukujyanyeyo ni umuntu ugiye guhisura bisanzwe ni wa muntu cyatona kuri stati kuri Instagram kuri Twitter ahantu hose bari ni ugiye kureba. Okay, reka nguhe ukuri none ukuri w'imbeshye ntago nkubeshye abafana n'ubwira nanyu mukuri shiri wanje kenshi aba mu Rwanda cyangwa akajya kuba hanze ubu tuvugana ni wanjyanye ngiye gutembera nyine hanze. Hari utuntu nyine twinshi bagiye bambwira n'abantu benshi bagiye bambwira bakore ngo bashaka ko dukorana ngiye kureba nyine uko bimeze nimbona ari sawa nzagumayo ariko nabanza nkongera nkagaruka ariko mu gihe cyo kugaruka n'ubundi nibivuze yuko imikorere yanjye ihagaze n'ubundi nzakomeza nkore. Rero umva ngiye ndya neza ndya ibiryo bihiye menyana n'abana batwika gusa mbere cyane nabyishaka reka mbabarira siya mbabarira ariko ngende umva nanababaye siya nakubara ko umustar nyine ubu buzima nyine ubuse nk'iyo usanga nambaye n'ubusa bitwaye iki oya ujye ubanza uteguza umuntu unamubwira ati nshaka ko tuganira hari igihe gutyo utungura umuntu ugatuma avuga n'ibintu atateguye inkuta namazisenya oya ariko ntago binshimisha gusa nyine nuko uri umuntu wanjye nyine nzi yuko utwika nta bintu bibi ujya aploadinga cyangwa iki ariko ntago nese ubu matura hariya ubundi buri ku muhanda ubwo se ndaranko hasi koko byagenda Imana ihindura nakare karimo karagenda umva kamera ma waretse sha umva cyo kora muri babi Imana ihindura amateka kabona se uvuze n'iki cyakuzanye kuba hano
oya aha hantu nyine urabona hari akantu kameze nk'agaturage ukuntu ariko ni ku mujyi kuko urabona hari Kimisagara ntacyo hatwaye ahantu hari amarokasiyo menshi abakinnyi ba filime ntabwo tuba dushaka ahantu hajagaraye tuba dushaka ahantu hari lokasiyo bipangu urabigirana kondisiyo zabo ntabwo bishoboka ariko aha wishyira akarokasiyo aha ukajya hariya ugashutinga nta na stress zihari koko waryamiraga motora y'ibihumbi 100 ajya kuryamira sense iriya niyo ubonye yonyine ntabwo abonye indi ubonye indi nk'ibi 60 mva ngiye koko ndatwika mutazajya ngo ntwika kuri social media ahantu hose yaba iwanjye cyangwa ngomba gutwika noneho ubu ngubu ni ukuzaza mfite amafaranga mana yanjye umufana wese unkurikiye ahangaha azambare n'inza isiyaka nzamubwira bibamenyesha ubundi duhurira ahantu mbere makuru mbanyafite hadasha kurura amakuru cyo kurasiya urankoma mu banyamakuru bose tuziranye bakunzi bacu turacyagana na koko abantu babwira bagira icyo bwira cyane cyane abantu mwahuriye muri showbiz y'u Rwanda mu myidagaduro ndetse n'abantu mwagiye mukina mu mafilime agiye atandukanye babwira iki unatubwire kuri after party wabateguriye nyimugoroba okay ikintu nyine nagira ngo nkubwire ku bantu twakoranye harimo ababosi ngaya cyane bavuge ko imikoro zacu n'abandi bose ndanabatuka ndagaya cyane umubosi nabanje gukorera bwa mbere nta kigenda cyawe namukoreye ku ibanga ryacu TV cyane iri hasi naramubwira ati mfungura cyane ninjye ninyurizaho ibiganiro turabikora mu buryo bwo gufatanya kubera ko nyine niwe wakoraga ibintu byose na aploading ikintu nyine cyaje kumbabaza yabonye natangiye kwikorera ibyanjye ahita agira ishyari hari umuntu wo kuri Xnation akora kuri Xnation mu cameraman bita King twase dupanga gufungura cano abanye bamushimiye dumaze gufungura cano duta twa protinga y'ikiganiro ako kanya gitakigira views 47,000 ntago babyoroshye amaje kugira ishyari nibwo yase avuga ngo umuntu atangiye kwikora handi ngiki birambabaza icyo gihe namaze kwinjiza amadolari 270 na arangije numva atangiye kumbara ibintu byinshi ngarama 100 yame n'ubundi abona aremeye ni benshi ama 100 mitandekana nawe muri comedy yari itangiye nayo kwinjiza arimo amadolari agera mu 100 kuzamuka ubwo nyine aho hose nta kintu yongeye no kwaguhaye ubufu bw'amafaranga ubwo bufu bw'amafaranga n'imvune nagize ahubwo ari nanjye wamuzamuye ari umugabo ufite umugore n'abana Bosco rwose urabizi wanyigiragaho mwiza ariko nta kigenda cyawe ariko urabyibona ikintu rero kimbabaza tugaye ababosi nk'abo ngabo reka tugaye ababosi bakubibanga n'abandi bagiye batandukanye mwishimira ko umuntu yajya bakora ko mukabazwa nuko umuntu ateye imbere ese mwumva umuntu azajya bakorera kugeza ryari ngiye byo narabikate hari urwego nagezeho undi muntu twagiye okay undi muntu usuna uwo ngo niwe numva wambabaje cyane uwo niwe wambabaje cyane reka ahubwo mite nshimira undi muntu bita Kiramani afande much respect afande Kiramani yankubise umugeri umva yankubise umugeri agiye kugura inzu shamu karita imana babaye namutse Kiramani rero mu kazi yari mu kazi ubureba ari umugome mubi cyane gusa nyine yagize kumbwira ngo waramubabaje wigize kumugwa gitumu arimo arambara yambaye ubusa isi yabira bintu wakoze ntago ari byiza arambara yakwambara ubusa duhurira nuko yaramaze kuzamura ipantaro iPhone yankubise okay wenda ikintu nakubwira kuko ari umustar azi kwidefanda hari ukuntu ngiye ushobora no kungaho nambaye n'ubusa nkahita nigira nkaho narindi muri acting nyine nkashaka ukuntu ncomoka muri kamera buriya nuko we nyine ari umustar ko reka nkubwira icyo kintu cyaramubabaje ubwo wasanga no mpamvu yagukubise umugira gatuza kenda kukamena numvishe ko yakudishe ngo wamuguyeho ahubwo aho ngaho ahubwo yarakubabariye gusa nyine mu buzima busanzwe Kiramani ni umwana mwiza cyane musigaye ngenda ni boss wabonye bounce kurande aha nago wikora abafana bamukuye he none cyako abafana baravuze ati mwana buryo uvumbura abantu bazakwica bazashaka umuntu uzamugenda nyine bya byiza Kiramani wari mu kazi sha uriya we yanakwica ko nanjye nubwo dukina nari boss wanjye Kiramani ndamutinya ariye dushutinga kankubita nk'umugeri nkagwa nk'iryiriye wallahi mbyuka imbavu numva zaturitse amushimira cyane ahari niki gitumye no mushimira impamvu mushimiye Kiramani ntago ari mu bastari biyemera kandi ari ku rwego rukomeye nimba kina komediya mu byumweru bitatu kabamaze kurebwa na 1 miliyoni 2 Kiramani arakazi sibyo ntago yirata akunda kuzamura impano z'abantu kandi nanjye mu kuzamuka kwanjye ndabimushimira
ntago yagiye agira ikintu agenderaho mu gihe abandi ubasaba ubufasha bagashaka kuryamana nabo bakagusaba iki kugutereta kiramani mu bakinnyi b'ibyo ntago ajya bigenderamo akunda discipline mu kazi ke kuko nawe yakarimo abaseriye gusa nyuma y'akazi aba ari umuntu usanzwe ni n'umwana mwiza cyane washimiye cyane undi muntu wari wese atora umukino wa filime ugenda ushimira kuri mikoro za Kigali 150 umuntu wa mbere wundi nashimira ndashimira Isiyaka manager wenyine impamvu ngushimira Isiya uratwika biri seriye njyari njya kubona nkabona none ugera kuri ubundi nkibona ngo kiramani yemeye ko umutunga mikoro nkabona ngo wageze kuri fofo ndumufana we cyane hari hano wahise unkoma ariko kajuma nzakavuna ikigano mwaraye mwa aploadinzeho cyambabaje reka amujyamo akajisho yamenetse n'ijisho murangije muravuga ngo koko ngasigaye ngo yirata ngo nago hegora njyewe se narabareme nyine ariko urwego ndimo ntago rwo kwirwa nirukanka n'abandagrawundi ngeze ku rwego rwo hejuru kubitira utababa iratiye rimwe mbiraseho urwego ndiho ntago ari urwego kubita utababari ntago kigena nandaganda nanjye wagena gusa ikiganiro akinyimira n'amatimana ari nabyinshi ugomba gukora kuri niganje tuzabipanga tugikora none nguguye gutuma ibintu byose mbishyira hanze tuvugisha kuri rigendeye kandi uzajya mwabana mwereka amabwisi y'aka manager sinzi cyane yambwiye ngo muhe ikiganiro ngo mutwikire bekabona aba views murabizi ngiye ahantu ngeze ndatwika nta bintu byinshi urumva none siyaka mubaje cano hoya reka mbivuge mubaje cano we ngiye nsanga nahantu barebwa n'abantu 160 ndabwa ni sesiya ubu ngubu rarangiye iyo kamera nayicaraho sinambwira ngo urasaze ahubwo ngiye mpita numva hari yabyakujabutse wasaze burundu ngiye ikintu nabwisi yakanamubwiye nti nugira cano yawe nzemera nze nyicareho umwaka ushira unkoresha nani ni wenda nitike uzayireke ariko ku bintu by'abantu nyine impamvu nabikubwiye nazamaye aba boss benshi bari baraheze hasi amaze imyaka bakora nabagira nk'abatwikira ariko nyuma bambera imbwa Chije warankati nanjye ndababara mpita nguboroka ahantu hose waramborotse ndabizi nyuma nyine ngeze aho ngaho nshaka ukuntu ninge nakwisaba imbazo umwaniro se yaka nubwo warakaje wamoye ubusa nagucunze umaze gucururuka ndabikuganirizaho kandi warabyumvishe nagakorwa wahise ukora nyuma wamenye ubwenge reka byo mbe mbicecetse uri kumva ugira umuntu ngira umunwa ntabwo waba uri umukomediye ngo ntugire umunwa ujye umbabarira ariko nyine reka nanjye mbivuge kuri Kigali 500 impamvu boss wanjye wo kuri Kigali 250 yari yamaye ibihano none bitajya gukora ibiraka ariko byaje kurangira okay nimba ragwaye ibihano kabikora ariko urwego uriho mu banyamakuru batwika bagera kuri cane gahita izamuka urimo nta mpamvu nimwe yo kugira ngo unakomeze uvuge ngo ukoreye ngo umuntu ngo boss ikorere turahari urumva ngenzemera ntege n'indege ingarura ku bwawe nze mvuge ngo ngiye gutwika na Isiyaka sibyo kandi mwabafana mwe Isiyaka n'umuntu mwiza ufite nka content nzimitwika yirebe nimbure by'ikiganiro cyo gisharinge ubundi urebe baranuka none bagutuka kugutuka nta kindi nishyari bagufitiye uratwika mani kandi abantu babagutuka nabantu bamuhuje akazi urenzeho abanyamakuru akuzi kare byo Dani wale babanyamakuru bazanga ngo hadashya yeko mukomeze muntu ki bitwaye iki wowe rata oya reka nkubwira ikintu cyiza Isiyaka mujye mu mutuka ndanabibasabye buri kiganiro ashyizeho mujye mukira muri comment mu mutuke icyo ashyiraho mukirebe mu gituku mva nanjye nzabafasha kandi nuko babamaje kukiba cyoze kikarangiye nibyo nanjye nsa mukeye kirangira undi muntu kirangira bundi mubona ubugambo mu mubwira umva nikababara kazaba muri sinema nese nge nyina n'abana ko nyina nababi akina n'abanyina koko de jambo wenda turagira ngo wenda turimo turasoza kugira ngo twongere tubereke ko biza kugenda bimera uraza twemera dusure ku muhanda tuganire kuri iriya matera yawe oya ntacyo kuba twajya ku muhanda nta kibazo kuko n'umushoferi mumamagaye ndimo kumurangira nasanga ibintu ntago turavugana sinzi ngo bimeze bite uramagara umuzana ninjira phone yanjye razimye birasaba yuko nshyira muri gafone gato nago nigize nshaginga cyagenda cyo kuzara afite ibintu munsi ubusije batundiye ibintu kabisa ngewe nta kindi nkorera nukubaho neza kuba ahantu heza sibyo none ubu utahabwa wala ni naba muri etage nago nimze mvuga ni nta bukode mfite buba muri etage ntago nzayibamo kuko muri nta myaka 20 nta myaka 100 kuko nyine kuko de jamu ndagiye turacyari kumwe gusa nzajya mfata umwanya kandi narige nzakubaragaje agarara uresha nk'umusambi agarara ndeshya no akonje ese reka bicara gato mbanze nkubwire uriya mwaka ugiye kuza nzajya mu bamisi ngo ki
mwaka uvamo kira iriya nyine tsinda rigiye gutangira kuza muba minsi ngomba kuba ndi cyagiye muri no minsi 2021 wariyamamaje ngo uviramo hagikubita nyine nahise mvamo ariko impamvu nari navuyemo hari utuntu ntujuje neza tunyemera kuzamuka ariko ubutaha wallahi mwabakobwa mwene mba muri kubitegura ndabafite ngiye kujya Canada bose mbabwire ntumva mugomba kunshyigikira ubundi nindangiza no muri Amerika nzajyayo ariko uzujyana n'abamisi ngo iki ariko se nta nubwo urabita yanjye ngende mu kazi siyaga ngende mu kazi wa kantu umva mu nde wa kantu mu kazi igitaye yanjye mu minsi iremewe adasha ayeko umva nyine mu cyane nagukumbesha siya igihe kinini tubonana hanyuma wa musheri wa undi wo gutera ivi kumwaje kubirangiza ngasanze gikunda abagore uriya muntu nyine namutereye ivi pe sha byarambabaje cyane impamvu namutereye ivi naramukundaga nzi ko tuzabana kuko ibyabaye mbere twigize kubivuga igihe namutereraga ivi ariko nasanze aheheta bikaze cyane kandi umukobwa nkanjye ntago ndi umuhungu wo gukundana n'umuhungu wicara aca hirya no hino nkeneye umuhungu utuje umuhungu duhuza kuko nimba nge dukundana nkabona uca hirya no hino ese reka nkubaze ngiye noneho abahungu nakabaye ndi gukorana nabo nkundana nabo nge wahita urwara ihahamuka aho wagwa ntago wahabyuka sinkubeshye kuko nge umva abahungu banateretana nabo ni benshi nimba nkubwiye nti reba hari abutereta batandusha ubwiza hari niki nimba wumva nkunda mesa kamutuze nimba udatujije rero sasa umbwire nanjye nkureke mfata abandi cyangwa turwazanye imitima nonge najya mbikora ari no kujya nkurisha umutima niyo mpamvu nyine nahise mureka tu koko umuntu arefutse guhitanyarukira kureba ubundi mu mateka koko umuntu ukundwa cyane urebwa n'abantu benshi ubundi bakinaga filimi izo filimi bazisanga he cyane cyane ariko twekere nyine ngewe impamvu ahantu wasanga filimi cyane ikunzwe cyane kandi ikorana ubwenge n'ubuhanga wareba Killerman comedy ni ya gisirikare series ya gisirikare hari iyindi arimo arakora ari gukora filime nyinshi zitandukanye ariko Killerman niwe muntu wajya ukurikira cyane kurenza ibindi byose X-Nation niho zikunze guca ego harimo abatipe no hari abatipe bamfatira amafoto naramuvumba umusweta afata ifoto arambwa ati sivugana n'uriya mwana cyane none bamushyira igikuta okay nyine muri Killerman ntago hajya hakina imbobo zose zibonetse umuntu wese uzabona akinamo uzamenye kabasha kandi nta muntu ujya kuza gukina adakoze umwitozo ubanza gukora umwitozo ari abakobwa dukora umwitozo gusa ikintu nkundira Killerman mu bagiteri agira b'abakobwa ntago ajya ngora kuko azi ko acting ndayumva ntago avuga ngo arantoza cyangwa icyayi nubwo navuze bagiye kongera kujya basubira mu myitozo yarambwa ati koko nubwo ugiye hari ubwo nzajya nguhamagara niyo yaba niyo ndege cyangwa iki tugufate umare nk'icyumweru dukora buri munsi ariko dutwike cyane kubyemera cyane boro ntabwo ikiganiro cyo kugirana uretse izi reviews hoya ndabasaba umuntu wese ubonye iki kiganiro hari inshuti zanjye zitakibona gusa ndakomeza kubabwira ati musigara amahoro u Rwanda ni rwiza kandi ndarukunda nubwo mbuvuyemo nuko mvuze ngo ndatembere nko nawe wajya gutembera ubona iki kiganiro wese akoreshe ya asangiza abandi maze ubundi dukora iki dutwike sibyo mu Rwanda rwagasaba dusabe cameraman atuzumingira amazu yose ari hakurya ngabereke nibiza no kuba byiza n'ama etage mu mujyi wa Kigali kwereka mu Rwanda ni rwiza Rwanda ruratwika wame Rwanda rwagasa Balayisha nubwo umwanzi yararuteye ariko ubu turi mu mavuta umva bungu tugomba kujya mu mavuta sibyo ko ibirimo byose birasobanutse nta satani reka nkwemerere tuve kuzuba hanyuma ikindi cyo gukora tugiye kongera tubereke aho twavuye aho tugiye gusubira tuza no gukora ikiganiro tuba dusoza turi ku modoka koresha indari koko barebe aragiye koko ariko ngo ugiye kujyana ibintu byawe byose mu ntara nyine urabona nimba ngiye nkaba ndi Kigali nkodesha ntago nafata inzu ngo nyisigemo ibintu ngende ntazi ngo nzagaruka ryari kuko igihe gitoya ni nk'ukwezi cyangwa amezi abiri rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro mvuga ati ibintu byanjye byose reka mbijyane mu rugo ninzagaruka nzabone guhita njya kubizana mbigarura i Kigali niyo mpamvu nyine ibintu nabijyanye ariko ntago ngenda uyu munsi indege ejo saa 12:30 ngomba kuba ndi ku kibuga cy'indege murakoze cyane koko reka
ntabwo turagushimira tube tukuretse ko igikapu cyawe urebe na staff nyinshi hari igomba koroganiza hanyuma abadukurikiye banyemerere turaza kongera ku muhanda tuganire turese aragiye imodoka bimeze bite hanyuma ibindi byose mu mufatire ry'iburyo azahaha aronke wabonye amabage mfite siya iki gikapu ubu ukibona so wansige akantu wabahuye nanjye nkakwima uzi ifaranga wahoze mu kanya ubundi ikibazo aba ari umururumba ibintu ngenda bifite si ukwiyemera si iki murebe igihe nahereye nkorera mujye ku mavideo nakoze muri amaviews mfite ariya ni amafaranga niba jya akantu hari ngo yuko waba ugiye hanze gukina porono hari n'akavideo kasohotse iriya video barambeshyeye ni wowe iriya video barambeshyeye kuko njyewe nahise Jskizi niwe wo kuri Subscribe niwe wo kuri Subscribe niwe wayise stati aranje nyine urabizi hari igihe nyine ndimo ngiye gukora ubukwe ariko biteba ngo batereka dutegerezeho gatoya tubanze tujye hanze ko abantu bari hanze tugomba gutumira sibyo akenshi nabyo nyine umuntu aba nagiyemo none harangije araya aploading ati dore wa mukobwa ufite ubukwe gutya na gutya ati wa mustar wanye biki nibiki nibwo ngewe ntago phone yari iriho nibwo mu gitondo nasanze ama video yakwira abantu baranyoherereza ibyo bintu ntago ari byo barambeshyira sinabyo binjyanye akajwe nkaka bari bagakuye muri comedy muze ko navuga rata undi yarahebebaga ujye kwirebera sheri ntabwo ujye gukina ngewe ngiye kuryoshya my friend mfite amafaranga yanjye ngomba kujya kuryoshya ibindi ni ibiki twitambike abafana banjye mwumva ndabakunda ubundi mwebwe turacyarimo kuganira na Koko na byinshi bitandukanye tujya gusura ku muhanda utashaka kuza kubereka uko biza kugenda wowe kandi subscribe like share ndetse na comment ukuri iki kiganiro gigiye gukomezanya n'iki ngiki stay in touch